ukumva ko ugomba kubaka ibizu mu mafaranga wibye rubanda. Nureba nkanjye mba ndi kuvuga gutya, nta mutima mubi mba mfite, nta kintu mba nabahishe, ariko abenshi babika mu mutima bariya nibo babi, babika ibintu byabo mu mitima yara ntiwagira ngo ni nk'igisasu kiba kibitse mu mutima w'umunsi kigomba guturika bari ibibazo. Ariko nabwiye nyakubahwa perezida w'urukiko, namubwira ati kibabaje twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba channel yacu ya Unity One Peace TV, tubifuriza amahoro y'Imana. Rero dushimiye Imana kuri aka kanya Imana iduhaye kugira ngo twongere tuganire, ariko mbere ya byose reka tubanze dushime Imana iduhaye aka kanya. Mu izina ryawe Yesu, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, Imana yanesheje rupfu satani kuzimu. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro cyawe. Gushimiye kuri Imana kandi uzahora uri Imana. Mu bintu byose uzahora uri Imana, kuko ugira neza, urukundo rwawe turarubona. Iyi si turimo itukubita hirya no hino, ibitugora ni byinshi, biduca intege ni byinshi, ariko uraturwanirira nk'Imana. Rero ndagushimye kuko uri Imana igira neza. Reka isi yose gushime, reka ibyaremwe byose biguhimbaze mu mitima yacu, habe mwishimwe ryo kuguhimbaza no kukuramya. Rero Mana, iki kiganiro tugiye gutangira kibe ikiganiro cyubaka imitima ya benshi, abanyarwanda bacyumva kibabera umugisha, ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda kibabera umugisha. Mana, ukomeze utube hafi, ukomeze uturengere muri byose, kandi ukomeze uturwanirire muri byose, kuko tukwiyambaje nk'Imana, Imana yisumba byose. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, amen. Twongeye kubasuhuza rero bakunzi bacu. Imana nibaha umugisha, amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana bibane namwe aho muri hose. Abadukurikira mwese, inshuti zacu mwese, Imana nibaha umugisha. Abanyarwanda mwese abari mu mpande zose zitandukanye z'isi, aho muri hose, amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana bibane namwe. Natwe kandi turi mu gihugu turifuza ko ndabasuhuje, mbifuriza amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana, kandi nanjye ubwanjye ndabifuriza umugisha uva ku Mana. Rero aka kanya tugashimira Imana, twatumaze igihe tutongera tutaganira, ariko tushimiye Imana ko iduhaye aka kanya. Nibyo gushimira Imana, kuko umuntu ahumeka umwuka wonyine, uyu mwuka duhumeka tugomba kuwushimira Imana. Hari benshi bavuye muri uyu mubiri, hari benshi bakuwe muri iyi si, bamaze kwimurwa muri iyi si, hari benshi bari mu bitaro, hari benshi bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ngiye nshimiye Imana ko ndi muzima, n'abanyumva nuko muzaba muri bazima, kandi namwe Imana ikomeze kubampera umugisha. Rero bakundwa bene data, Imana igira neza, kandi Imana niyo kwiringirwa. Niyo mpamvu mu biganiro byose mu byo dukora tugomba kubanza tugahimbaza Imana, tukayiramya, tukayishima, kuko Imana igira neza bakundwa. Aha, banyarwanda, banyarwandakazi, Imana irabakunda, nicyo kintu nababwira. Imana irabakunda cyane, kandi Imana ibahoza ku mutima wayo, kuko Imana ikunda u Rwanda, igakunda n'abanyarwanda. Nubwo duhora mu bibazo, mu bintu bigoranye, mu bintu by'izitane, Satani akagenda yitambika mu bintu byacu, Satani akitambika mu business, yaba mu bintu bigiye bitandukanye, Satani akagenda yitambika dutega imitego itandukanye yo kugira ngo adusubize inyuma mu buryo bw'iterambere, mu buryo bw'ibitekerezo. Ariko Satani yaratsinzwe, Imana yacu irakomeye, Imana yacu niyo kwiringirwa. Satani, abadayimoni, abarozi, abapfumu, mbisubiyemo, n'abicanyi baratsinzwe mu izina rya Yesu. Nta bubasha bafite ku buzima bwacu, nta bubasha bafite ku mitungo yacu, nta bubasha bafite ku butunzi bwacu. Abo bose baratsinzwe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyazanye Satani mu isi ni ukwica no kwiba no kurimbura, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Abana b'Imana aho bari, ndizera ko muguye neza, ho muhuye n'ibyo byose, nk'ibyo bibazo n'izo nzitane, ndizera ko ibyo byose bitabaca intege.
rero ndababwira abanyarwanda, abanyarwandakazi, Imana irabakunda ijana ku ijana, ibahoza ku mutima. Imana irinda abanyarwanda, ihora iri maso ntizisinzira. Nubwo turi mu bintu bikakaye, nubwo turi mu bintu biteye ubwoba, nubwo turi mu bintu bisa n'umuriro, nubwo turi mu bintu bisa n'ibikakaye tubona imbere yacu tukabona ari ibintu bigoye, ariko mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana. Wowe unyumva usubire mu iri jambo uvuge ngo mu ijuru hari Imana. Rero aka kanya bene data tugiye kungurana ibitekerezo, tugiye kuganira. Narababwiye ngo ijambo ry'Imana ryarabwirijwe, indirimbo zararirimbwe, ubuhanuzi bwaravuzwe, umva abantu bariyirije, abantu bagiye mu butayu, abantu barasenze n'ubu baracyasenga, ariko abantu benshi guhinduka ntabwo bahinduka ngo bere imbuto nk'uko bikwiriye. Ariko umukristo nyawe nyakuri nk'uko nababwiye ni umuntu uhorana umutima wo guhora yihana, kuko iyi si ushobora no kutakora icyaha, ariko ibyo ubona wa mwijima ubona imbere yawe ugatuma ucumura. Bya bisitaza Satani, kuko ni icyuka. Nababwiye ngo Satani ni icyuka gipfuye ariko gikorera mu bantu. Nimba umuntu aje akakunyaga umutungo wawe, nimba umuntu aje akakwambura ibyawe, ntugatinye, ntukagire ubwoba, kuko Imana iragukunda, Imana igufite ku mutima. Rero Satani kuko ari icyuka gipfuye, yifuza ko duhora mu maganya, yifuza ko duhora mu gahinda kakabije, kugira ngo bamwe muri bo bavemo kwiheba, bavemo kwanga Imana, bavemo kuvuga ngo niyo Mana ntayiriho. Bamwe bivemo, hari nabo mwumva ngo biyahuye. Ariko ayo majwi y'umwana Satani, icyo cyuka gipfuye gikorera mu bwoko bw'Imana, ariko sinabwita ubwoko bw'Imana. Umuntu wemeye ko icyo cyuka kimukoreramo akaba umwicanyi cyangwa akaba umujura, abo bantu, cyangwa akaba umurozi, abo bantu ntabwo aba ari ubwoko bw'Imana, ni ubwoko bwa Satani. Kuko wahaye Satani umutima wawe akawuyobora, ntabwo uba uri uw'Imana, tayari uba uri uwa Satani nyine, kuko wemeye ko Satani ayobora umutima wawe. Ari kugukoresha mu kwamburira imitungo y'abandi, ari kugukoresha mu kugambanirana, ari kugukoresha guha abantu amarozi mu biryo, ari kugukoresha kuba umutubuzi mu bintu bigiye bitandukanye, ari kugukoresha mu nzangano, ari gukoresha mu bintu bijyanye n'amoko. Ubwo rero wowe wamaze gufungurira Satani umutima wawe, ntabwo uba ukiri ikiremwa cy'Imana, nakwita nk'aho uba wabaye ikiremwa cya Satani, kuko Imana tayari uba wagize gute? Imana wayiteye umugongo, ahubwo wahaye Satani umutima wawe wawugize open kuri Satani. Ariko bene data, ijambo ry'Imana avuga ngo hari ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Muri ibyo bihumbi 7 ndakwifuriza kubamo kutayipfukamira. Turi mu isi twese turacumura, turi mu isi twese turi abanyabyaha, hari ibidushyikira, nk'uko hari ibicumuro, hari n'ibyaha, hari ibidushikira. Cyane cyane twambaye umubiri, ushobora kureba umukobwa ukamwifuza, ibyo ni ibintu bibaho. Ushobora kubona umuntu wenda ukamusitara, akakubwira nabi, nawe ukibuka umubwiye nabi. Ibyo byose ni bya bicumuro bigenda bitukura mu bwiza bw'Imana. Ariko uri umukristo ugasobanukirwa, ugahora mu nzira yo kwihana, wajya kuryama ugasaba Imana imbabazi, wabyuka ugasaba Imana imbabazi, ukaniyeza aho ugiye kugenda muri rwa rugendo rwawe, ubu uri umuntu nyawe, uba uhagaze ku izamu ryawe neza. Noneho babandi nabo bafunguriye Satani imitima yabo, ibyo bikoresho ukabitera umugongo, ukabyihorera, kuko umunsi umwe ibyo bikoresho byose bya Satani ikiba kibitegereje ni iki? Ni umuriro utazima. Rero twebwe twamenye Imana, twebwe twasobanukiwe Imana, twizera Imana, Imana iri kumwe natwe, Imana izakomeza turinde muri aka kaga, muri aya makuba, kandi gutabarwa kw'Imana kurahari 100% ndakwizeye, kuko nta cyana ni Imana. Imana yanesheje urupfu Satani kuzimu. Imana yazuye Lazaro ubwo yaramaze iminsi mumva. Kuki satazura ibyawe ngo bigende neza? Rero munyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ntimucike intege,
mu ijuru hari Imana. Rero uyu munsi nk'uko narimaze kubivuga, ntabwo tugiye kubwiriza, ariko nk'uko navuze ati ikintu cya mbere Imana niyo tugomba gushyira imbere. Tugiye gutanga ibitekerezo ku ijambo rivuga ngo ngiye kuvuga ku ijambo ngiye kuganiraho aka kanya, ngiye kuganiraho namwe banyarwandakazi, ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo ni iki kiri gutera ubukene mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ni iki kizana ubukene bukabije cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ubukene buraturuka kuki? Buraterwa n'iki? Icyo nicyo tugiye gutangaho igitekerezo. Ariko nkaba natangiye nkuhumuriza, nubwo ibyo bibazo by'ubukene byabaho, kutagomba gutinya. Ugomba guhora uhagaze ku izamu ryawe, ukumva ko Imana iri kumwe nawe, ukumva ko Imana irinda abanyarwanda, ihora iri maso ntizisinzira. Rero Imana irinda n'ibyawe, ihora iri maso. Bene data, hari ikintu ndi kwibaza muri iyi minsi. Ubukene buravuze ibihuha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese nkibaza, ubukene buraterwa n'iki? Ni izuba ryinshi ryavuye, ni izuba ryinshi, ni imvura nyinshi, n'ibiza. Nkibaza ubu bukene buraterwa n'iki? Ariko nasubiza amaso inyuma, igitera ubukene twebwe ubwacu, nkasanga mu bitera ubukene biri muri twebwe ubwacu. Kuko navuze ati ababa open, bakaba open bagafungurira Satani umutima, nibo bateza n'ubwo bukene buri mu banyarwanda. Kuko wabaye ikigeragezo kuri mugenzi wawe, ukamufungira inzira, aho yakuraga umugati ukahafunga, tayari buri igikoresho cya Satani, ububaye ikigeragezo kuri mugenzi wawe cyangwa se ku gihugu muri rusange. Ariko ubwo bukene se buri mu gihugu cyacu tugiye kuganiraho, buraterwa n'iki cyangwa se buzashira gute? Ubwo bukene ikizabumara, icya mbere nuko nyine duhagarara kuri rya zamu, tugafata umwanya wo kwegera Imana, tugasenga cyane, tugafata umwanya wo kugirana urukundo, kuko urukundo nirwo rukubiyemo ibintu byose. Uvuga indimi nk'igihumbi, ube usenga bingana gute, ubusoma Bibiliya bingana gute, ubu uri bishop, ubu uri apotre, ubu uri nde, ubu uri umuvugabutumwa, ariko utafite urukundo, ibyo byose biba bipfuye. Rero ikintu gituma bwa bukene bushira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikintu gituma bwa bukene bucika, nuko tugira urukundo, tugasangira dukeya dufite, tukirinda ikintu cyitwa amashyari, tukirinda ikintu cyitwa akagambane mu mabizinesi. Ibyo nitubikora, igihugu cyacu bwa bukene buzarangira. Tuzabikora gute? Twese Imana yaraturemye kugira ngo tufashanye mu buryo butandukanye. Ushobora kuba uri umucuruzi w'imyaka y'ibiribwa, undi acuruza inkweto, undi acuruza imyenda, undi acuruza ibintu bigiye bitandukanye, undi ari umuyobozi yirirwa muri ofisi, abandi nyine mu bintu bigiye bitandukanye. Ariko ibyo byose biruzuzanya, byamara kuzuzanya bikabyara inyungu ku gihugu n'abenegihugu, ndetse tukaba twasagurira n'ibindi bihugu by'abaturanyi, ndetse tukaba twakwambuka n'imipaka cyangwa se imigabane tukagemurira n'abandi. Ariko bizaturuka kuki? Kuri rwa rukundo. Nimba ubonye ibyiza, Imana ikaguha umugisha, Imana ikagufungura amaso, ukabona ibyiza ashatse kuvuga, ubwo ni umugisha, ni umugisha. Imana ikukinguriye amarembo y'umugisha. Gerageza nawe ubera abandi umugisha. Aho Imana yagukinguriye imiryango, nawe ukingurire abandi, kugira ngo ya migisha ibashe kugera no ku bandi. Kuko nimba afunguye kampani runaka, ngewe wenda nabaga muri Canada, ni urugero, mvuye Canada nzanye $500 by'idolari. Bya $500 by'idolari nzanye cyangwa se miliyoni, ntugire ngo ya miliyoni nzanye mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ya miliyoni ije ngo ningiye kugiriraho umugisha ngenyine. Kuko ya miliyoni nyishoye mu Rwanda, hari abantu benshi bari bubona akazi, hari abantu benshi bari babuze akazi ndi buze guha akazi, ndetse no muri leta harinjira imisoro,
ubwo rero niyo mpamvu nkubwiye ati twirinde ibintu by'ishyari. Wa musoro urubaka igihugu, ka kazi ubonye nawe urubaka famiye, abana bige neza, ejo bazavemo abantu bakomeye, ejo havemo abaganga, havemo abarimu, havemo abapolisi, havemo abasirikare n'abantu n'inzego zigiye zitandukanye. Bitewe na wa muntu wavuye muri Canada azanye cya gihumbi cy'idolari, nakazanye ya miliyoni y'idolari cyangwa 500 by'idolari, bigize akamaro muri society nyarwanda. Ariko ngendazana ya mafaranga cyangwa undi arayazana ho kugira ngo wishimire wa mugisha wa mugenzi wawe, wo kugira wumve ko wa wundi aje kubaka igihugu, ahubwo akagambane singako. Nibwo amashyari abaye amashyari, nibwo habayemo kumugambanira, nibwo habayemo ayo marozi, nibwo habayemo ibintu byinshi cyane. Ese urumva utari ikigeragezo nkwise kuri igikoresho cya Satani, wavuga ko nkubeshya? Wavuga nko kubeshyera? Ntabwo ndi kukubeshyera, kuko wa muntu agiye kuba umugisha kuri society nyarwanda, wa muntu agiye kuba umugisha ku gihugu muri rusange, kandi no mu bihugu bindi, kuko nimba azanye iyo mara akajya kurangura za Kenya, za hehe, nabwo azabaye umugisha ku bindi bihugu. Rero ikintu gisabwa kugira ngo twirinde ubukene bukabije mu banyarwanda ni ukwirinda umutima w'ubutindi. Ubutindi nshaka kuvuga nayo mashyari, amashyari agacika mu banyarwanda. Nimba ufite ukamenya ko ari umugisha ku bantu bose, nawe udafite ukishimira umugisha wa mugenzi wawe, nibwo nawe uzagubwa neza, nibwo nawe wa mugisha uzakugeraho. Abanyarwanda tukirinda amashyari, abanyarwanda tukirinda ibintu bigiye bitandukanye bituma tudatera imbere. Ariko se nkibaza, ubukene, ikintu giteza ubukene nyine navuze ishyari, ariko harimo n'ibisambo. Ibisambo ugomba kubibariza mu baturage, byuzuyemo, hari ibyo mwumva bafunze, abibye amatelefone, abanyereje imisoro, abanyereje imitungo ya leta, nabo bakora muri leta, ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'izo ruswa mperutse kuvuga. Ibyo byose ni bwa bujura butuma igihugu cyacu kitatera imbere, ubukene bukomeza kuba bwinshi. Wowe ukaba nyamwigendaho ukumva ko ibintu byose byaba ibyawe. Ese wumva ko ibintu byose byaba ibyawe? Ibyo bintu birumva bishoboka? Ese nicyo nababwiye mu kiganiro cy'ubushize, nimba uri kwikumiraho ubucuruzi bwose n'ubutunzi bwose, ibintu byose ukumva byose ko bigomba kuba ibyawe, kabandi ntibikureba. Ese nupfa, nibyo mperutse kuvuga, uzabijyana ikuzimu? Ese hari n'idolari, hari n'ibihumbi 3 by'idolari bazaguhambana, nibashaka be baguhambana na miliyoni y'idolari. Iyo miliyoni y'idolari nta kintu ifite kugufasha, kuko uzaba wapfuye uvuye mu bazima, uri umupfu nyine mu bandi bapfu. Ariko noneho ukoze neza, ukabera abandi umugisha, muri wa mugisha Imana yagwaye, ukifuriza na mugenzi wawe umugisha, ukitaba Imana, abantu basigara bakuvuga neza, usiga inkuru nziza imusozi. Noneho wibuke ko ikindi, imbere yawe witabye Imana, ariko hari ubundi buzima bw'iteka ryose. Uzaba ubaye umuntu mwiza, abantu bazasiga bavuga ati habayeho umuntu gutya na gutya yakoze neza. Ariko ibisambo turabifite byinshi cyane bishaka kwikubira imitungo y'abaturage. Dufite ibisambo bishaka kwikubira ubu business buciriritse bw'abaturage. Dufite ibisambo bitifuriza neza abaturage. Ibyo bisambo Imana ikomeze kubiturinda mu izina rya Yesu. Ibisambo nshatse kuvuga, umuntu wese unyereza umusoro wa leta uri igisambo. Igisambo nshaka kuvuga, umuntu wese w'umutubuzi ushaka gukira vuba, ugatubura ibintu mu buryo bushobora kugira ingaruka ku mubiri wa mugenzi wawe, nawe uri igisambo. Nimba uri umuyobozi wiba imitungo y'abaturage wirundaho, uri igisambo. Nimba uri umuturage, nabivuze, nabimaze kubivuga, unyereza umusoro wa leta, nabivuze, uri igisambo. Ikindi cya kabiri shatse kukubwira, ubu bukene kugira bucike nuko habaho urukundo mu banyarwanda. Mperutse kubivuga mu kiganiro cyashize. Urukundo ni rwo rufatiro rw'ibintu byose.
ufite urukundo ntabwo yifuriza mugenzi wiwe ikibi. Ufite urukundo ntabwo atekerereza mugenzi wiwe ikibi, ahubwo amutekerereza icyiza. Ahubwo ahora yifuriza za nzozi nziza yagize zimugeza ku byo afite, nizo nawe uzifuriza mugenzi wawe. Ariko birababaje, abantu muri iki gihe babaye ba nyamwigendaho, babaye sinzi, igihugu kisigaye cyarabaye ba nyamwigendaho. Abantu benshi babaye abajura. Ariko sinshaka ko ubwo bujura bukomeza muri twebwe abanyarwanda. Uwo ni umuco mubi ugomba gucika kugira ngo turwanye ubu bukene. Tumenye ko turi abanyarwanda, tumenye ko tugomba kubaka igihugu cyacu nk'abanyarwanda, tumenye ko tugomba gukundana nk'abanyarwanda, tumenye ko tugomba gutabarana nk'abanyarwanda. Ibi bintu byo kwikubiraho imitungo, ukumva ko ugomba kubaka ibizu mu mafaranga wibye rubanda, ukumva ko ugomba kugenda mu mamodoka meza uhinduranya nk'uhinduranya amasogisi mu mafaranga wibye rubanda, ukumva ko ugomba kurenganya abantu ukabambura ibyabo mu mafaranga ya rubanda, wowe ukirundaho iyo mitungo. Umenye ko uri muri ba bajura, uri muri bya bisambo bituma igihugu gisubira inyuma mu buryo bw'iterambere, bituma igihugu ubukene bukomeza kuba bwinshi. Ariko icyacu ubwo busambo, icyacu ibyo byose ni uko tugira urukundo. Nk'uko nakomeje kubivuga, urukundo nirwo ruri kubura mu banyarwanda. Ariko se urwo rukundo rwagiye hehe? Ese ni iki cyarugarura mu banyarwanda? Banyarwandakazi muri kunyumva kuri iyi channel yacu, icyagarura urukundo ni wowe nanjye. Tugafatana ukuboko mu kundi, tukicara tukajya inama. Ni iki gikenewe mu gihugu cyacu? Ni iki kibuze mu gihugu cyacu? Ni iki twakora kugira ngo igihugu cyacu kibashe kuzamuka muri ibi n'ibi mu iterambere rigiye ritandukanye? Ni wowe nanjye twabigiramo uruhare. Ariko uruhande rumwe uravuga ati ntibindeba. Wagera ku muyobozi nawe bamwe na bamwe ntibindeba, ugasanga iyo si bindeba irimo irateza ubukene. Twebwe tuvuga turi hano i Kigali, ariko noneho subiza amaso inyuma urebe ku bantu bo mu cyaro. Abantu bo mu cyaro, ese ubatekerezaho? Nimba twebwe turi muri uyu mujyi byura tukaba twabasha gukora n'ubwo buyede ukabona ibyo bibiri ukabona bitatu, mu cyaro n'ubwo buyede kubona biragoye. Ese ubatekerezaho? Ese ntumara kurya ugahaga, wamara kurya ugahaga ukibagirwa ko ari abandi bashonje? Kuko abanyarwanda hari ikintu bakunze gukoresha interuro ivuga ngo umusonga wundi ntubuza undi gusinzira. Ngo umusonga wundi ntubuza undi gusinzira. Abantu benshi, ikibazo abanyarwanda dufite, wowe ufite amamiliyoni yawe, ufite amamiliyari yawe kuri account, ntabwo ubona ikibazo cya mugenzi wawe, ntabwo nyine ntibindeba. Ariko menye ko ugenda usahura ibya rubanda, wikwizaho imitungo, yaba kunyereza imisoro, yaba kwambura abaturage ibyabo, yaba ako kagambane n'ibindi nayo mashyari. Umenye ko urimo urasenya igihugu, ntabwo urimo uracyubaka. Kandi igihugu ntuzagisigaramo wenyine, ibyo byo ntibishoboka. Kandi wibuke ko ibyo bintu byose, iyo mitungo uri kwikwizaho ariyo huri umwe wikwizaho imitungo itasirikira mu bandi, ni kwa kundi igihugu kigenda gisubira inyuma. Nk'uko abanyarwanda nyine bakunda kubivuga ngo umusonga wundi ntubuza undi kuryama. Ariko twishime, iryo jambo nkunda kurivuga, twishimane n'abishimye, tukomeze kubabarana n'abababaye. Dore nk'ejo bundi hari ibiza byabaye ahantu hagiye hatandukanye, abantu, inzu zirasenyuka, ibibazo bigiye bitandukanye, abantu barapfa, bahasiga ubuzima benshi cyane. Inzu navuze ko zasenyutse, amatungo arapfa, amatungo agiye atandukanye, ubwo harimo inka, harimo ihene, harimo inkoko, ibintu bigiye bitandukanye. Ibintu birangirika, ibikorwa remezo birangirika, iki n'iki. Ariko ese nk'abanyarwanda, nimba dushaka kurwanya bwa bukene, hari n'umuntu n'umwe, nta muntu n'umwe, ku bantu bafite ubushobozi bwo kuba bajya ku mateleviziyo Rwanda, ku bantu bafite ubushobozi kuba bajya ku maradiyo atandukanye bavuga ariko ijyana, hari umuntu wasabye inkunga aravuga ati banyarwanda bene wacu bagize ikibazo, bahuye n'ibiza, bamwe bahatakarije ubuzima, amatungo bayatakaje, amazu bayatakaje, dushyizeho iki kigega,
ndi kuvuga kuri babandi bavuga ari kijyana, tushizeho iki kigega, ufite 1,000, ufite 500, ufite igiceri cy'ijana kugeza kuri miliyoni 100, mbivuge gutyo, nitufashe bagenzi bacu bahuye n'ibi bibazo, tubagurira ibyo kurya, tububakira amazu yo kubamo, tubagurira inka, tubagurira ihene, muri twa dufaranga nyine tuterateranye, tubashe gufasha bagenzi bacu bahuye n'ibibazo na biriya biza. Hari umuyobozi n'umwe mu bantu bavuga ijambo rikijyana, hari uwaba yarakoze icyo kintu, ni rwa rukundo rukeya ndi kuvuga. Ariko mu mbabarire kuko mvuze mu bayobozi, hatagira uza kunyumva nabi, impamvu mvuze mu bayobozi, uriya umuyobozi yasabye nk'ijambo kuri televiziyo Rwanda, kuribona ni nk'ako kanya. Umuyobozi yasabye ijambo kuri radio disi n'andi maradiyo agiye atandukanye n'amateleviziyo atandukanye na za flash, kubona iryo jambo nako kanya. Ariko nkanjye utazwi, ntabwo najya kuri televiziyo Rwanda ngo ndashaka gutabariza abantu bahuye n'ibibazo runaka ngo ngiye banyumve. Baranyumva gute? Urwo ni rwa rukundo ruke rwo kwirebaho. Ufite imodoka nziza uhinduranya, ufite amazu meza, urarya imireti ko wishakiye, urajya mu bihugu ushatsemo gutemberamo ko bishaka, ntabwo umusonga wundi nyine ubuza umuntu gusinzira. Ariko bene data, ngiye cyo nzibandaho cyane mu gutanga ibitekerezo ni urukundo. Urukundo mu banyarwanda rwagiyeyo. Erega leta ni wowe, leta ni ngewe. Ntabwo ibibazo byose ari leta yabikemura. Leta nyine yatanze ubufasha bukwiriye, yarabutanze, ibyo bashoboye barabikoze. Ariko se leta ifite amafaranga angana iki ku buryo ariyo yatabara ibibazo byose bibaye mu gihugu, ku buryo ariyo yazazifasha imbabare zose mu gihugu, kandi ari abantu bafite ubushobozi? Ese nta muntu watabariza nk'abantu baba bagize ikibazo ku buryo ibintu byose twabigenza byagenda neza, abantu bagize ikibazo kigakemuka kandi kikagenda neza? Icyo kigega rwose ni ikintu gishimishije, ariko ntibikabe byaba uyu munsi gusa, n'ikindi gihe habaye ikibazo icyo kigega kikabaho. Ariko bikaba bishoboka ko ntaba narakurikiye amakuru neza, icyo kigega gishobora kuba kiriho, barabivuze wenda nko kuri televiziyo imwe, cyangwa bakabinyuza nko kuri radio runaka, ngiye wenda bikaba byaranciyeho ntarabimenye. Ariko byagakwiriye ku mateleviziyo atandukanye n'amaradiyo atandukanye, nimba icyo kigega kiriho ni sawa, Imana ishimwe, kandi n'abagize icyo gitekerezo b'abayobozi bakaba barashyizeho icyo kigega, Imana ibaha umugisha. Ariko bikajyamwo ubukangurambaga butandukanye ku mateleviziyo atandukanye, ku maradiyo atandukanye, ku mbuga zigiye zitandukanye. Byaba ngombwa hakaba n'ibyapa ku mihanda biriho ayo manomero, nk'ahari ahantu abantu baba baruhukiye bicaye, no ku byapa no mu magare hakabaho ibyapa biriho nomero za konte zizwi, bikaba ubukangurambaga igihe habonetse ikibazo nka kiriya. Abanyarwanda bahuye n'ikibazo tukabafasha kugira ngo nabo bagubwe neza, ntibabashe kuba mu gahinda kakabije, muri bwa bwihebe bukabije. Rero nkaba nanashima nimba ari abayobozi bagize iki gitekerezo bakaba barashyizeho icyo kigega, ariko wenda bakakivaho kuri televiziyo imwe runaka, wenda nkaba byaranciyeho simbyumve, ariko byagakwiye ko ubukangurambaga yaba mu midugudu, mu masibo, mu magare, bakaba hari ibyo byapa no mu mihanda ahantu hagiye hatandukanye, kugira ngo banyarwandakazi tubashe kubaka cya gihugu. Erega tugomba kwishakamo ubukire, kandi ubukire bukaboneka. Nubwo twirwa tuteze amaboko igihe cyose tuyategeye abazungu kugira badufashe, baduhe imfashanyo, ariko natwe ubwacu tugomba kwishakamo ubushobozi bwubaka igihugu cy'u Rwanda, tubwifitemo. Ariko ikibazo nuko ibisambo ni byinshi, bya bisambo bikunda kwikubira ibya rubanda, bishaka kwikubira ibintu byose. Ariko ibyo bisambo bitabayeho, twakubaka igihugu, tugatanga imisoro, tugatanga ubushobozi bwacu, tugatanga ingufu zacu mu bintu bishoboka, tukubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda, ku buryo nta munyarwanda uzongera kugira ikibazo. Ndangiza ubu butumwa iki gitekerezo narimo ntanga, tubishatse tugafatikanya na leta n'amadini, tugafatikanya tugakora ikintu cyitwa ubukangurambaga. Ndakubwiza ukuri, tukavuga ati byonyine hari abantu bababaye muri uru Rwanda badafite ahantu ho kuba,
batafite ubushobozi atakwiyubakira n'inzu y'amabati 5, hakabaho ubukangurambaga muri leta mu madini, hakabaho ikigega, abanyarwanda bose batuye igihugu cyose cy'u Rwanda habaye ubwo bukangurambaga na leta ikabishyiramo ingufu n'amadini atandukanye, nta muturage wabura inzu by'ubura y'amabati 25, nta muturage wabura inka nk'ebyiri iwi wapana bya bintu byo kutunga inka nyimaranye igihe iki n'iki nyihaye undi maze gutyo gutyo. Buri muturage yagira inka ebyiri akazanywa amata akagira n'inzu y'amabati by'ubura nka 25. Ubwo ni kuvuga muri ba bantu batishoboye. Ariko impamvu ibyo tutabigeraho ni ba bandi nyine barusahurira mu nduru cyangwa bya bisambo mba ndi kuvuga bishaka kwikubiraho ubutunzi bwose, noneho bigasubiza ubukungu bw'igihugu hasi. Ugasanga turirwa tuteza amaboko buri gihe cyose turashaka imfashanyo z'abazungu. Abazungu baratubwiye ati kugira tubaye imfashanyo mwemere ubutinganyi, kugira umukobwa ku mukobwa umuhungu ku muhungu. Urumva ko gasuzuguro kugira ngo duhore muri kakajagari k'abanyafurika duhoramo kataza karangira, kaduheza mu bukene bukabije, mu gahinda kakabije. Ariko ibyo byose abagomba kubikemura babifite mu nshingano, kuko ngewe sinabyuka aka kanya ngo mvuge ko ngo shyizeho ikigega iki n'iki, byaba ari ibibazo, byaba ari intambara. Ariko leta ibyo byose biri mu nshingano za leta. Erega leta nimba Imana yabahaye ubuyobozi bwo kuyobora, ntabwo kuyobora ari ukwishyuza umusoro ngo ibintu birangiriye aho. Ntabwo leta ari ukuvuga ngo mucunze umutekano w'abaturage ibintu birangiriye aho. Ntabwo leta ari ukuvuga ngo mwubatse imihanda ibintu birangiriye aho. Ntabwo ari ukuzamura ibizu nk'ibyo ndi kubona bizamuka nk'ibintu birangiriye aho. Mugomba kureba n'igiteza umuturage imbere. Ariko hakabamo babayobozi beza ibyo babikora, ariko hakabamo n'abandi ahubwo babarwanya, ari babandi nakwita barusahurira mu nduru. Ese bayobozi tuzatuvugisha ukuri, tuba turi kwiganirira nk'uko itegeko nshinga bitwemera gutanga ibitekerezo. Ntabwo mba ndi gusebya igihugu, ahubwo mba ndi gutanga inyunganizi. Burya mushatse ubu bukene buri mu Rwanda ntibwavamo burundu tukanabwibagirwa. Hakabaho ikintu cyo kuvuga ngo tufashanye. Nimba ngiye gukora business kanjye, ahubwo hakabamo na support yo kugira ngo nzamuke muri ya business yanjye. Ariko kugira habemo support ngaho ije kwishuzwa umutekano. Inzu narababwiye ibiciro byarazamutse, byaratumbagiye, biteye ubwoba. Yaba mu makaritsiye yaba mu mujyi ibiciro byaratumbagiye by'amazu, biteye ubwoba. Imisoro wenda y'amazina atabarika, hakabaho ibijyanye n'irondo 5 bya buri munsi kandi umenye ko ni wawe wishyura, hakabaho ibijyanye n'isuku n'ibiki n'ibintu bigiye bitandukanye. Ese bayobozi beza rwose murumva igihugu cyazubakwa ryari? Murumva igihugu umuturage yazatera imbere ryari? Kandi mubona ko ibintu biba bizamba kubera babayobozi babi. Ariko abeza muri mu buyobozi mwakoze ibishoboka byose tukarwanya ubu bukene, ku buryo umuntu ifaranga ryacu rikongera rikagira n'agaciro, ku buryo umuntu azaza ajyana ibiceri 200 akanywa amata, yajyana ibiceri 300 akanywa amata, yajyana 1000 muri resitora akarya, yajyana 500 akarya. Ariko ibihumbi 100 nta kintu bikigura. Nabyo kubibona se biboneke? Ahubwo ikintu nibaza, ubukene bwabaye bwinshi, amafaranga y'u Rwanda yabaye amakaratasi, aba makaratasi kandi nayo ntaboneka. Impamvu zenga amafaranga y'u Rwanda yabaye amakaratasi mu mbabarire, we nashobora kuba nabivuze neza, nuko ifaranga nyine ryaraguye. Nimba ujyana ibihumbi 100 ukabizana muri envelope, ukazana ka envelope ugiye muri supermarket ukazana ka envelope mu bihumbi 100, kandi 100 harabagamo stock. Ukagura ibifuka by'ibirayi, ukagura imifuka ukagura ibitoki, ukagura ibiki, ukagura amavuta, ukagura imiceri ukastoka. Ibyo byose byararangiye. Noneho nayo mafaranga ibyo 100 nubwo nta gaciro bigifite, ninde ubibona? Kubibona ni ikibazo. Rero bayobozi, namwe bayobozi b'amadini, nimwe cyane mufite ijambo muri iki gihugu. Nicyo kiganiro nsoze ikiganiro. Bayobozi kwicara abicara mu nteko nshinga amategeko, tabwira abadepite bo mwicaye mu nteko nshinga amategeko, karimwe mubereyo kureberera abaturage, kuba babara batoye igihe cyo kwiyamamaza wigeze ko mutangira kubwira abaturage ngo babatore.
kandi barabatora, ubundi muba mubamariye iki? Nta mudepite numva avuga ku kibazo cy'abaturage. Ibi biza byabaye, nimba mwari n'ibyo mwavuze wowe ntarabakurikiye, Imana ibahe umugisha n'ibyo gitekerezo mwarakigize. Ariko ibyo byose cyane cyane biri no mu nshingano z'abadepite. Ariko abadepite muragenda mukicara mu nteko mukituriza, amategeko amwe namwe mugenda mushyiraho aragonga abaturage, nibo babigenderamo, nibo bafungwa, nibo bagira gute, nibo abaturage bakabikeneramo bakabihomberamo, ugasanga umuntu yari umukire asubiye inyuma. Ibyo mbabwira ngiye byambayeho, ibyo mbabwira byambayeho, nanjye mfite ubuhamya, kandi abafite ubuhamya ni benshi cyane. Niyo mpamvu ngiye ntazahwema gutanga ibitekerezo. Ngiye mba ndi umukire muri iki gihugu, imba ngenda no muri vewiti mvuge, ariko ubu ndatega akamoto kubera babayobozi babi. Ejo bundi turi mu rukiko ku itariki 3 z'uku kwezi, turi kuburana urubanza rwa nyuma rw'inzu naraguze muri Cyamunara muri 2018. Nyakubahwa perezida w'urukiko atangiye kumbaza, namubwiye ijambo rimwe mu rukiko, hari ukuntu nari ndi kuvuga nyine nisobanura, arambwira ati reka tukunganire, kuko nge nta n'amategeko, wenda nzi ibintu by'amategeko sinabyize. Ariko nabwiye nyakubahwa perezida w'urukiko, namubwira ati kibabaje ni uko mushyiraho amategeko akaba ari mwe muyica. Barangije baraseka bose. Ariko mugiye mushyiraho amategeko, mw'abadepite mw'iyo nteko mwicayemo, murahembwa. Ntabwo amafaranga muhembwa ari ay'ubuntu cyangwa yo kwirirwa mutera amagambo. Amafaranga muhembwa nayo kugira mukorera abanyarwanda, mumenye abaturage bo hasi, mubasure, mubaganirize, mwumve intekerezo zabo, mwumve ibibazo bafite baterwa n'abayobozi babi, inzavuga abayobozi babi bakora nabi, mwumve ibintu bibabera imbogamizi. Nk'uko mperutse kubivuga mu kiganiro, umuntu arahinze, wowe ikiro cy'umuceri umuhaye 270 cyangwa 260, wa wundi wagiye kukigurisha, umuhinzi wahinze umuceri wawuruhiye ati mugurishije ikiro kimugurishije ku 2,000. Icyo kintu nkunda kukivuga. Ubwo hari n'ibindi ntagiye nshiramo. Ibyo byose ni ubujura, ni ubusambo. Ariko nidushyiraho amategeko meza kandi tukayubahiriza, tugashyiraho ingingo zirengera umuturage, tugashyiraho ingingo zirengera umuntu wari we wese, igihugu cyacu kiraza kuba igihugu cyiza, kibereye buri munyarwanda wese, kibereye umuturage wese. Hahandi umuturage azaza avuga ati iyi leta Imana iyihe umugisha, ayikomere mu mashyi. Ariko abanyarwanda natwe twakunda kugira ibintu by'uburyarya, ibintu byose tubibika mu mutima. Bayobozi mboneraho no kubabwira muzaze mureka abanyarwanda bavuge. Nureba nkanjye mba ndi kuvuga gutya, nta mutima mubi mbafite, nta kintu mba nabahishe. Ariko abenshi babika mu mutima, bariya nibo babi, babika ibintu byabo imitima yabo imva ni wagira ngo ni nk'igisasu kiba kibitse mu mutima w'umunsi kigomba guturika, bari ibibazo. Ariko muzaze mureka abantu, mubaho uburenganzira bavuge. Nibamara kuvuga murebe ibikosorwa, nimubona ari aho yateshutse, mumuhamagare nk'ababyeyi, mumugire inama, mumubwira ati uriya murongo wari umurongo utukura warenze, ariko ugomba kwikosora gutya na gutya bikagenda neza. Ariko hari ibyo wavuze byiza nabyo byubaka sosiyete nyarwanda, atari uguhita ko mushyiramo umuntu amapingu ngo mujyanye Mageragere, mujyanye kwa Kabuga n'ahandi. Uwo muco nawe ucike, ntabwo ari mwiza. Muha abanyarwanda uburenganzira, umunyarwanda atange igitekerezo cyiwe, umunyarwanda avuge ikiri ku mutima. Nibyo kintu kizubaka igihugu cyacu, nicyo kintu kizarangiza ubwo bukene. Rero mw'abadepite mwe cyane nimwe nibanzeho, mujye mu baturage, muzaze mwibanda kujya mu baturage, kuko nabo bafashe umwanya wabo bakabatora muri izo ntebe z'ibyubahiro mwicayemo. Namwe mufate umwanya musura abaturage, mubegere, mubabaze ibibagoye, mubabaze ibibabera imbogamizi, kugira ngo mubashe kubikemura, igihugu kibashe kubaho cyiza. Ariko impamvu mbivuga ko mugomba kubegera, hari ababa bihisha inyuma y'ibintu, umuntu akaza akakwambura inzu yawe mu buryo butumvikana, akaba arayikujyanye. Abandi bakaza bakitwikira ijoro, bakakwambura amafaranga yose wari utunze, ngo nuvuga ngo ibi nibi bishobora kukugiraho ingaruka kubera ibi nibi. Wa muntu nawe ubwo bukamwica, akavuga ati wowe ugira banyice, cyangwa se ntakaze ubuzima bwanjye, reka nicejekere. Ariko bayobozi, niba mushaka ko twubaka igihugu,
ntabwo tuba turi kubwira abanyamahanga, tuba turi kwibwira twebwe abanyarwanda. Mureke tutange ibitekerezo, kuko hari n'umugani abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba ricisha isuka. Nibwo mumenya umuntu, uko abantu bakunda kwivuga, ukamenya umwanzi w'igihugu, ukamenya n'umukunzi w'igihugu. Ariko igihe mutaha abantu uburenganzira ngo bavuge, abantu bakavugira mu ntamatama, ugasanga abantu bafite ibintu bimeze nk'ibisasu mu mitima yabo, igihe byaturitse bikaturika, igihugu kizahita ko kiba kibi. Ahubwo se mwaretse iyo myanda bakaza bayividura, bakabifurashinga ahantu, ibiri ku mutima bakabivuga, ibikosorwa bikakosorwa, ibitari ngombwa yibeshyemo wa muntu watanze igitekerezo, mukamugira inama nk'ababyeyi. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, icyarwanya ubukene ni urukundo, ariko urukundo cyane cyane rukaba mu bayobozi aribo bayoboye igihugu cy'u Rwanda, rukaba mu matorero, kuko abo bose ni abarida. Umuntu uyoboye abantu barenga abantu 100, 200, 300 kuzamura, aba ari umurida ukomeye cyane. Niyo mpamvu nibanze no ku bantu b'amadini. Rero bayobozi, nimwe mufite gukemura ibyo bibazo biri mu banyarwanda, kuko abanyarwanda benshi barababaye. Abanyarwanda benshi nuko baba bafite uburyarya, mubona bakoma mu mashyi, mubona banezerewe, kuko umunyarwanda kumenya ko yariye, kumenya ko yatariye biragoye. Ariko abenshi hari aho ugera ukumva batakwikanze, bakavidura ibiri mu mitima yabo, bakakubwira ibibababaje, ukumva bafite agahinda k'indengakamere. Nkanjye bakunda kubona ku biganiro, arabo duhura nkanabagira inama, bakambwira ati twarakomeje ku kiganiro cyawe, ibyo wavuze ni ukuri, ariko ngiye nahuye n'ibibazo binini nabuze aho mbivugira. Ukumva nkamugira inama, nkamukansoringa, byibuze umuntu ukabona asubijwemo ibyiringiro. Bayobozi rero, muze twubake igihugu cyacu. Igihugu kucyubaka nta mikino ibamo. Ntabwo kubaka igihugu ntabwo ari ukuba umuyobozi w'izina. Ibyo ni no. Umuyobozi nyamuyobozi nuhagarara ku izamu ryiwe, agakora akazi yaherewe, agakora akazi neza, ahemberwa. Ntabwo umuyobozi ari ukwambara amakote n'amakositimu no guhinduranya amamodoka uko bwije uko bukeye, no gushyiramo abantu amapingu kuko uri umuyobozi. Ntabwo bwari bwo buyobozi. Ubuyobozi ni umuyobozi umenya umuturage wanjye abayeho gute, umuturage wanjye niki kimubangamiye, umuturage wanjye niki cyamuteza imbere, umuturage wanjye niki cyamufasha muri ibi n'ibi. Rero nimubikora neza, tuzubaka igihugu cyacu kibe cy'amata n'ubuki, kibe igihugu tuzaraga abana bacu, kibe igihugu tuzaraga abuzukuru bacu, kibe igihugu kizaba icy'amata n'ubuki. Ariko ndangiza, uzabigiramo uruhare wa mbere ni umuyobozi wa leta, ni leta. Uzabigiramo uruhare ni abayobozi b'amadini, uzabigiramo uruhare ni ngewe nawe. Twese tufatanyije ukuboko mu kundi, tukagirana inama, tukirinda amashyari, tukirinda inzangano, tukirinda kugambanirana, tukirinda ibintu by'amoko. Ibyo byose ni ibintu bisubiza igihugu inyuma. Twamara kubaka igihugu cyacu kimaze kuba igihugu cyiza, n'andi mahanga akatwigiraho mu byo tumaze kugeraho. Bizamara imyaka n'imyaka, bizamara imyaka n'imyaka, imyaka magana, n'abanyamahanga bakazavuga ati igihugu cy'u Rwanda cyekeze guca mu mateka mabi, ariko igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda n'abantu bashyira hamwe, n'abantu bakundana, n'abantu bafashanya muri byose. Niyo mpamvu ubona ibihugu by'i Burayi twese twifuza kubijyamo. Ukumva umuntu wese yifuza kuba yaba muri Amerika, yaba Canada, yaba Amerika, yaba mu bihugu by'i Burayi bigiye bitandukanye. Nuko biriya bihugu byasobanukiwe umuturage, agaciro k'umuturage. Ariko igihe twebwe nk'abanyarwanda tutatwasobanukirwa agaciro k'umuturage tuyoboye, ibyo turi kubaka byose twaba turi kubakira ku musenyi, kandi ashaka ko twubakira ku rutare. Rero bakunzi banjye, bakunzi ba channel yacu ya Unity One Peace TV, Imana ibaha umugisha, mudukorera sabone, mudukorera comment. Ibi biganiro byose muzaze mubisangiza inshuti n'abavandimwe, kugira ngo iyi channel yacu ikomeze gutera imbere. Rero turabashimiye. Amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana bibane namwe. Abatari bahinduka, muhinduke mu izina rya Yesu. Abagifite umutima w'ishyari, uwo mutima w'ishyari uveho mu izina rya Yesu, uhinduke ube icyaremwe gishya. Abagifite umutima w'ubugome bwari bwo bwose, muhinduke mube beza. Abagifite
kwikumira nk'ubutunzi mudashaka abandi batera imbere, namwe muhinduke mu izina rya Yesu. Nicyo mbifuriza. Twubake igihugu cyacu kibe igihugu cyiza, amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana bibane namwe. Ndabakunda cyane. Bye.